urwenya duce 10 dusekeje kurusha utundi part 1. Akambere. Umukobwa ati mukundwa ufite telefone nziza. Umuhungu ati urakoze. Umukobwa ati wayikuye he? Umuhungu ati niyo natsindiye mu masiganwa. Umukobwa ati mbega byiza. Ubwo se mwirukankaga muri bangahe? Umuhungu ati twari batatu gusa kuko yari ngewe nyirayo n'umupolisi. Akabiri. Abagabo babiri bagiye gutega imodoka basangira basize bayibona irenga mbese amarembera irenga hirya gato nuko bayirukanka inyuma bombi bayigezeho umwe muri bo ayurira igenda undi arasigara ariko usigaye asigara aseka yatembagaye ubwo nabarebaga imbere yanjye nuko mugezeho ntese aho kubabazwa nuko imodoka igusize ahubwo urimo guseka nawe ati wa mugabo we nawe umenye ikinsetsa nawe watembagara atuzi kuriya ugiye ahubwo yaramperekeje. God have mercy upon us. Gatatu. Umubyeyi yabwiye umukobwa we ati mwana wanjye hanze aha hari ibishuko byinshi uramenya umuhungu nagukora kwibere uzamubwire don't nakora ku ikariso umubwire stop. Hashize igihe umukobwa aratwita ninabimenye amwuka inabi ati kuki tumviye ibyo nakubwiye wacyohewe. Umwana amubwira ko yavuze ibyo yamubwiye nyina ati none se yaguteye indate. Umukobwa ati hose hakoreraga icyarimwe kamubwira ngo don't stop. Akakane. Umugabo yagiye gupfa asiga abwiye mugenzi we wari inshuti ye magara ati nujya unywa inzoga ujye ufata amacupa abiri rimwe ryawe n'irindi ryanjye mu rwego rwo kunyibuka. Nuko ko agiye mu kabari agatumiza amacupa abiri umukobwa ukora mu kabari aza kumubaza impamvu undi nawe amusobanurira impamvu ituma afata amacupa abiri buri gihe uko atumye inzoga. Bukeye yaje kugaruka muri ka kabari abwira wa mukobwa ngo amuzanire icupa rimwe ry'agasembuye. Umukobwa amubajije impamvu noneho adatumyeho amacupa abiri kuko bisanzwe wa mugabo aramusubiza ati nge navuye ku nzoga zari zitangiye kumbera indengakamere nitahira mu bihuru kandi mfite urugo. Iri ntumye ni rya mushuti wanjye wapfuye. Gatanu. Umukobwa yagiye gushaka umugabo mbese agiye gushyingirwa asanga mu nzu y'umusore nta kintu kirimo biramushobera abaza umukunzi we atese waje kunshaka uzi ko nzatungwa n'iki none se nzaba mu rugo rutagira ikintu na kimwe. Umusore nawe ati mbabarira mukundwa wanjye mwiza rwose ntiwibuka ko iminsi yose twaganiraga nakubwiraga ko ari we mfite wenyine. Ati nta wundi ni wowe wenyine nta n'ikindi narenzaho kuri wowe. Gatandatu. Umukobwa yatwaye inda itateguwe ese abimenye hararakara amutegeka kujya kumwereka uwayimuteye. Baragenda bamugeraho ariko umusaza yakunje isura bihambaye. Umusaza ati niko sha ni weho wanereye umwana inda. Umusore ati ninjye muzehe ariko reka mbanze nanakuzimanire. Umusaza ati kazimanirwa n'abazimu nta soni. Umuhungu abamuciye mu ijambo ati tuza musaza inda sinayihakanye ninjye wayimuteye. Nabyara umuhungu nzaguha kwasiteri 2 na miliyoni 5 zizakubera igishoro mu bucuruzi kuko umukobwa wawe yambwiye ko kuri banki bakwimye inguzanyo rero reka guhangayika ikitabuze hano ni amafaranga. Nabyara umukobwa kuko nkeneye agakobwa cyane two nzaguha supermarket ryadukaguriro rinini nguhe ikibanza kiri mu Bugesera n'isambu nini iri Rwamagana. Umukobwa abayitereye hejuru atanyuma sinda iramutse ivuyemo byagenda bite. Umusaza ati ceceka agakobwa nivamo azagutera indi urazana iby'imiteto mu mafaranga. Karindwi. Umunsi umwe mu gihugu gishishikariza abantu kubyara abana benshi hamwe ubyara bakaguhemba kubera ko bafite abaturage bake cyangwa bashaje hari hateguwe gahunda yo guhemba umuryango wari ufite abana 14.
nuko hakaba imiryango imwe yari ifite abana 13. Umugabo amaze kumva iryo tangazo yibuka ko yari yarabyaye umwana hanze, niko kwegera umugore we amusobanurira yitonze ko yari yarabimuhishe, ariko ko byaba byiza agiye kuzana uwo mwana kugira ngo babashe kwegukana ibyo bihembo byari byateganyijwe, dore ko byari binatubutse. Umugore aramwemerera, umugabo anyarukira kuzana wa mwana. Akimugeze muhira ariko ngo ajye kureba asanga mu rugo hasigaye abana 2 gusa, abana 13. Nibo guhita baza umugore ati abandi bana ubatumye he, kubona amasaha y'irushanwa yegereje. Nyamugore niko kumusubiza ati burya wabaye ukiva hano ugitarabuka nyine ugiye gushaka uwo mwana wawe, ba bana bandi nabo base baba basesekaye hano baje kubatwara ngo babajyane mu irushanwa. Akamunani. Umusore Frederico we yahuye n'umukobwa aramutereta. Umukobwa aramubaza ati mbere ya byose ubundi ukora iki? Umusore ati ndi tisi wa banki Nyamirambo branch. Umukobwa ati wow, aterega mbanyeneye abasore nk'aba biyubashye, sinzongera gucuruza mituyu. Agurisha utwe twose ajya ku micyo no ku myako nyine, ari nako atumira abantu bose. Nuko habura umunsi umwe ngo ubukwe bube, aramubaza ati ariko sheri, tisi niwe utanga inguzanyo? Umusore ati wapi, oya, tisi bisobanura mu magambo arambuye ngo toilet cleaner, ukora isuku muri wese. Umukobwa aheza ngo muri koma, n'ubu aracyasinziriye. Akacyenda. Uyu mugabo we yacanzwe n'amasano, maze bamujyana mu kigo cy'abarwayi bo mu mutwe Indera, ahantu mu gihugu cy'u Rwanda. Umugabo bamujyanye mu kigo bavuriramo abarwayi bo mu mutwe Indera. Rimwe muganga umuvura abonye ko umurwayi atavuga amateshwa nk'abandi, aramubaza ati ese nkawe n'iki cyatumye bakuzana hano? Uwo murwayi ati ndakubwira. Aratangira ati nashatse umugore w'umusumbakazi, umugore usanzwe ufite umwana yabyaye ahandi, azana umwana w'umukobwa, bukeye data arongora uwo mukobwa. Ubwo umugore wanjye ababaye nyirabukwe wa data, kandi ari we sebukwe, nanjye mbambaye sebukwe wa data, nawe ababaye umukwe wanjye. Wa mukobwa namushyingiye aba nyirabukwe wa nyina, na nyina ahinduka umukazana w'umukwe we. Yarakomeje ati haciye umwaka wa mukobwa abyara umwana w'umuhungu, uwo mwana aba murumuna wanjye, aba n'umwuzukuru wanjye. Nanjye nza kubyara umwana w'umuhungu, wa mukobwa data yarongoye aba mushiki we kandi ari nyirakuru. Wa mwana w'uwo mukobwa aba se wabo w'uwanjye kandi aba na mwishywa we. Umuhungu wanjye nawe aba nyirarume wa muramu wanjye kandi ari umuhungu wabo. Ntunze ati none rero ni sebukwe wa data, umuhungu wanjye ni muramu wa data kandi ari umwuzukuru we. Byongeye kandi uwo mwana arambyaye kuko ari musaza wa nyirabukwe n'umugore wanjye. Umugore wanjye ni nyogokuru kuko ari nyina wa mukadata. Nanjye ubwanjye ndi sogokuru wanjye kuko mbyaye mukadata kaba n'umugabo wa nyogokuru. Uwo murwayi wo mu mutwe mu gusoza ati narabibatekerereje babonye ari nk'amayobera, banzana hano banyita nyine umurwayi wo mu mutwe. Muganga nawe ako kanya kimara kubyumva baravangiwe, bahita bamuha igitanda aho ngaho Indera ajya mu bandi. Akacumi. Mu nama y'umuryango umurwayi wo mu mutwe, muri uyu muryango nyine umwe yarahagurutse afata ijambo ati umuryango wacu waravumwe, nta minisitiri, nta depite, nta dogiteri, yemwe nta n'umudubaniye. Ahubwo iyo ntashyiramo akabaraga nta n'umusazi tuba dufite muri uyu muryango.